Ndagusuhuje wowe dusangiye kubaho. Nguhaye ikaze mu Nzira Nziza podcast. Ahantu tuganira ku buzima bwacu bwa buri munsi, ibitugora n'ibiduha imbaraga, tukagerageza gushaka uburyo twakomeza gutera imbere n'igihe ibintu bitatworoheye. Igihe cyose ugiye gukoresha wumva iki kiganiro ni icyo kukubaka, ntabwo utaye igihe cyawe. Reka twongere tuvuge ku ngingo buri wese yigeze guhura nayo mu buzima. Tuganire ku kuntu wakubaka akamenyero ko guhozaho, cyangwa se mu ndimi z'amahanga ibyo bita consistency, uburyo butuma ukomeza ibyo watangiye utitaye ku mbogamizi. Hari insigamigani igira iti gahoro gahoro byagejeje umuhovu ku mugezi. Ubuzima bwawe ni impano ikomeye, ariko iyo utabwitayeho ushira uko umuyaga ushira. Imyitozo ngororamubiri si umwitozo gusa, ni uburyo bwo kwiyubaka, kugarura imbaraga no kwiyumva neza mu mubiri ndetse no mu mutima. Imyitozo si ukubabaza umubiri, ni isoko y'imbaraga, ni uburyo bwo kugira umutima utuje, ni inzira yo kongera icyizere no kwiyumva neza. Muri UB Fit Gym si workout gusa, ahubwo ni lifestyle. Muri UB Fit Gym kubatse ahantu hihariye ho kugufasha gufata uwo mwanzuro. Aha naho imbaraga n'amahoro bihurira, aha naho umuntu wese ahabwa amahirwe yo kongera gutangira bundi bushya. UB Fit Gym, aho imbaraga z'umubiri n'iz'umutima bihurira. Tangira uyu munsi kandi uha ubuzima bwawe impinduka ikomeye. Aha ntabwo uri wenyine, hari itsinda rikuyobora, hari trainers bagufasha, kandi hari intambwe nshya buri munsi. UB Fit Gym kwereka ko fitness ari urugendo ruryoshye, rutera akanyamuneza kandi rutuma ubaho mu buzima bushya. Ku yandi makuru arambuye wahamagara 079 55 03 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu. UB Fit Gym, shape up and shine. Hari insigamigani igira iti gahoro gahoro byagejeje umuhovu ku mugezi. Kubera icyo wari ukeneye kumva iki kiganiro. Abantu benshi dufite inzozi, dufite impano, dufite icyo dushaka kugeraho, ariko kuko tutubatse imbaraga n'ubushobozi bwo guhozaho cyangwa consistency, ducika intege. Akenshi ntabwo ari uko tudashoboye, ahubwo ni uko tutubaka akamenyero ko guhozaho ngo gashinga imizi. Reka tuganire ku bintu byagufasha kugira consistency mu kazi, mu mishinga yawe, mu kwizigama, mu myitozo ngororamubiri, mu masengesho, cyangwa mu bindi byose wifuza guteramo intambwe. Guhozaho ni iki? Cyangwa consistency ni iki? Kuki ari ingenzi? Guhozaho ntabwo bisobanuye gukora ibintu bihambaye cyane. Ni ugukora ibintu bito cyangwa bike, ariko mu gihe gihoraho cyangwa se buri munsi. Uzarebe kuntu igitonyanga cy'amazi kigiye kimanuka gahoro gahoro gipfumura inzu kikayihinguranya. Igitonyanga kimwe cy'amazi kigenda kijojoba buri munsi, kigenda gihozaho kigwa ku sima, kirayipfumura kikayahuranya. Ntabwo gitobora isima kikihagwa, ahubwo uko kigenda kihagwa buri gihe iryo rimwe rihoraho niryo risenya isima, niryo risenya inzu. Dufate urugero, umuntu ugira ubushake bwo gusoma ibitabo binini nka Bibiliya cyangwa se ibindi, iyo afashe umwanzuro wo gusoma byibuze amapaje 2 ku munsi, mu mezi 12 aba asomye ibitabo byinshi kurusha usoma igitabo cyose rimwe mu mezi 2 akumva biramunanije agahitamo kubihagarika. Umuntu ufite akamenyero ko gukora pompage 5 cyangwa se push-ups 5 buri munsi
nyuma y'amezi make ashobora gukora 50 nta gitutu. Consistency ni ikintu gito ariko kigira imbaraga zikomeye, kikagufasha kubaka discipline, kandi discipline niyo igufasha kugira icyerekezo kizima. Ese bigenda gute? Iyo umuntu atangiranye imbaraga, hari umugambi yamaze kwemeza ndetse n'intumbero afite, ariko uko bukeye nuko bwije akagenda duhoka. Bya bindi yiyemeje ntaba akibireba, akumva aracogoye, ugatungurwa no kubona yabiretse yagiye mu bindi. Impamvu ni nyinshi zishobora kubitera umuntu agahindura icyerekezo, ariko ubu ngubu turi kuvuga consistency, kuguhozaho. Hari ibintu bikunda kuduca intege iyo dufite intego z'igihe kirekire. Icya mbere ni uko dushyiraho imigambi minini cyane ku ntangiriro. Nk'iyo wihaye intego yo gusoma igitabo amasaha 2 buri munsi, kandi byibura utaragerageza no gusoma iminota 10, ubwonko bwawe burumirwa bukarambirwa vuba. Kabiri, gukorera ku gitutu wishyizeho cyangwa se ushyizweho n'abandi. Kwihoza ku gitutu buri munsi bikumara ubushake n'imbaraga zo gukomeza, bikaba byagutera kurambirwa vuba, ukabura ubushake bw'ibyo wakoraga. Gatatu, dukunda kubura system dukoramo ibintu byacu. Niba utubatse system y'uko ugomba gukoramo ibintu byawe, niba nta gahunda ufite, nta gihe gihoraho, consistency ntibishoboka, guhozaho ntibiba bishoboka. Urabitegura. Icya kane kibangamira consistency yacu cyangwa se guhozaho kwacu ni distractions nyinshi, ibirangaza byinshi, telefone, social media, abantu batubangamira. Ibi byose byica gahunda yacu yo gukora ibintu bikomeye. Dore uko watangira kugira consistency cyangwa uko wahozaho. Niba koko ushaka kugira consistency, menya ko itangirira ku kintu gito cyane, ku buryo icyo kintu cyose ukoze nawe warebye ukabona kitakurenze. Dore zimwe mu ngero z'ukuntu watangira n'ibyo watangira. Niba ushaka kunguka ubumenyi buvuye mu bitabo bitandukanye cyangwa ahantu hose hasomerwa inkuru n'ibitekerezo bitandukanye, byibura shyiraho intego yo gusoma page imwe buri munsi. Byibura utangire wandika umukarago umwe cyangwa se paragraph imwe buri munsi. Niba ukunda igihe cyawe wenyine nko kumedita, ushobora gutangira ukoresha iminota mike ya byibura 3 ku munsi. Hari igihe uba ushaka kunywa amazi ku buryo buhoraho, bikakubihira bikakunanira, ariko iyo ufashe byibura mililitiro nkeya, mililitiro 500, ariko mu buryo buhoraho, umubiri wawe ugenda ugusaba andi kandi ukabikora byoroshye. Guhaguruka ugakora imyitozo ngororamubiri iminota 5 buri munsi, ushiduka wageze ku kigero cyo kuba wakora iminota 30 kandi bitakubangamiye. Impamvu ibi bigera ku musaruro ni uko bibuza ubwonko bwawe gutinya. Biragutinyura uko ugenda ukora ibintu bitoya ukabona urabishoboye, ukagenda wongera ubushobozi, ukagenda wongera task, ugashiduka ushobora byinshi. Iyo itangiriro ryoroshye, guhozaho birashoboka. Consistency irakunda. Urugero, hari umuntu utangira gukora push up 5 buri munsi, nyuma y'amezi 3 yarageze ku bushobozi bwo gukora push ups 50 nta gitutu. Uko niko consistency igenda ishimangira imbaraga zawe gahoro gahoro. Hari itegeko ry'iminota 2, 2-minute rule. Iri ni itegeko ryoroshye cyane ariko rifite imbaraga zo guhindura imikorere yawe. Itegeko ry'iminota 2 gusa. Iri tegeko riroroshye cyane ariko rifite imbaraga. Bisaba ko ikintu cyose ushaka gutangira ugishyira mu rwego rwo gufata iminota 2 gusa. Ibyo bigufasha iki? Bikora bite? Wumva ari igihe gito gusa kandi bikagufasha kwibona watangiye. Akenshi ikibazo dukunda guhura nacyo ntabwo ari ugukora ibintu, ahubwo ni ukubitangira. Ushobora kwibwira uti reka njye nkora uko nshoboye, mfata igitabo nyirebe iminota 2. Kwambara imyenda ya siporo iminota 2. Kugenda ufata icyo gihe gitoya kugira ugire ibyo utangira gukora, ubwonko burabyakira, hanyuma bukakubwira noneho ngo reka dukomeze. Uko ugenda ufata igihe gitoya kugira ugire ikintu utangira, nibyo bikurura consistency. Ushiduka watangiye guhozaho, ushiduka byabaye umuco, byabaye ubuzima busanzwe. Ikindi kintu ugomba gukora, ugomba kurema kandi ukubaka system igufasha kubigeraho. Ntabwo consistency yizana, irubakwa. Ni gute wakubaka iyo system? Niki ushobora guheraho ngo utangire kuyubaka? Iyo system ihura n'ibi bintu 3: igihe kimwe, ahantu hamwe, ikintu kimwe gihoraho. Igihe kimwe, urugero buri gitondo saa 12:30. Ahantu hamwe nko ku meza, mu ruganiriro,
cyangwa ahandi. Ikintu kimwe gihoraho nko kwandika paragrafi, gusoma paji imwe buri munsi no gukora meditation cyangwa imyitozo ngororamubiri. Iyo ugenda uhuriza hamwe ibi bintu, igihe wagennye, ubwonko bugeraho bukabimenyera, bikaba nk'imyitozo ku bwonko. Kandi iyi ni sisiteme ikora no ku bintu bisa nk'ibyoroshye, nko gushyira imyenda ya siporo hafi y'uburiri mbere yo kuryama, cyangwa se gushyira ikaramu n'agatabo wandikamo ahantu bitakugora kugeza amaso. Ibi hari n'aho bigusaba gushyira telefone kure y'aho uri gukorera igikorwa cyawe. Byanze bikunze, ibyo byose bibyara disipurine. Iyo ushaka kuguma kwibanda ku bikuraje ishinga, usobanukirwa ko habaho n'ibirangaza. Ni gute wakwirinda ibirangaza cyangwa distractions zibangamira consistency yawe? Hari ibintu bibiri byica consistency ku rugero rwo hejuru: gukoresha telefone nabi ndetse no guhora uhindura gahunda. Guhora scrollinga ureba kana kariya bituma uteshuka ku ntego. Zirikana ko buri kwezi ko ushobora gutakaza amasaha menshi ntacyo ugezeho. Icyo wagakwiriye gukora: shyira telefone kure igihe cyose uri gukora ikintu cy'ingenzi. Funga amamenyesha cyangwa notification niba ushaka kuguma witaye ku gikorwa cyawe. Guhora uhindura gahunda: niba uhora uhindura gahunda yawe, guhozaho kwawe ntigushobora guhama. Gira umunsi uhoraho n'igihe gihura neza na gahunda zawe. Reka duhite tugera ku mumaro w'inshuti yawe cyangwa n'undi muntu ukunda mu buzima bwawe cyangwa se wizera. Ni byiza kugira umuntu wizera. Ugomba kuba ufite umuntu ukurinda gucika intege mu gihe utangiye kudohoka ku nshingano wiyemeje. Niba ufite umuntu umwe gusa ushobora kukubaza buri munsi ati, ese wakomeje ibyo wiyemeje? Wakoze siporo uyu munsi? Wanyoye amazi? Wibutse kwita ku ntego zawe? Uyu muntu ashobora kugufasha mu buryo bukomeye. Kuba ufite umuntu ureba uko witwara biguha amahirwe yo kutangiza umwanya wawe. Nk'uko bisanzwe, buri ntego yose y'igihe kirekire ivuna uyifite kandi isaba imbaraga nyinshi. Ujye wirinda kudohoka. Hari igihe uba wiyemeje gufata umwanzuro wo gukora ikintu runaka buri munsi, isaha runaka, ariko ukagira ibigutega, ugacika intege, ugasanga iyo rutine y'ibintu byagombaga kwisubiramo uwo munsi urabyishe ntubikore. Yego rwose birashoboka ko wacika intege, ariko kuba ucitse intege uyu munsi ntubikore, wirambika wikumva ko birangiye. Oya, niba wasibye rimwe intego n'imwe, ntuzigere usiba kabiri kikurikiranya. Yego, birashoboka ko wenda wamisinze cyangwa ukarenga umunsi umwe. Ibyo ntibisanzwe. Ariko tuvuge ko watarutse iminsi ibiri, icyo gihe consistency yawe ibigiye gupfa, ibigiye kuvaho. Iyo uhise ugaruka hakiri kare, kakamenyero kawe nawe ugakonja, urakagumana. Mbere y'uko ugira umwanzuro ukomeye uwo ari wo wose ufata, ubanza kureba icyo uwo mwanzuro ugiye kumara, icyo ugiye guhindura. Ubwo ndavuga impamvu. Kuki? Iyo mpamvu niyo ikumaramo intege nke ikagutera gukomeza, kuko uba uvuga ngo byange bikunde. Kubera ko kugira consistency bisaba kumenya impamvu yawe. Impamvu igutera guhangana n'umunsi ugoye, umunaniro n'iminsi wumva ntacyo ushaka gukora. Nuzagira ugiye guteshuka ku ntego yawe, guhozaho kwawe kugiye guhagarara, consistency ngo ipfe, ujye wibaza uti, iyi consistency mfite ni iki izamfasha kugeraho mu myaka 2 uhereye uyu munsi? Ni bande nshaka ko ubuzima bwanjye bubera urugero? Ni iki kimbabaza nshaka kuvamo cyangwa guhindura uyu munsi? Uko ugenda wibaza impamvu ukora ibyo ukora n'icyo ushaka kugeraho, bituma utita ku ntege nkeya, consistency yawe ukiyongera. Niba iki kiganiro kiguteye imbaraga, umucyo wo gukomeza ibyo watangiye, cyangwa wumva ko hari ikintu kigiye guhinduka, ukoresheje igihe cyawe neza, ndabigushimiye. Wibuke, consistency ntabwo ari impano, ni imyitozo. Ni ukugira umwanzuro umwe muto buri munsi ukawukomeza. Ni gahoro gahoro ariko bifite imbaraga. Ndakwifuriza kugira imbaraga zo kubaka discipline n'imbaraga zo gukomeza inzira nziza y'ubuzima bwawe. Kugeza ubutaha, ukomeze kugira ubuzima bwiza kandi ukomeze inzira nziza.